Isengesho ry'umunsi. Uwiteka, nje imbere yawe, ariko Uwiteka ndarushye kandi ndaremerewe. Nta bundi buhungiro mfite butari wowe, n'ahandi niringiye ko naruhukira hatari muri wowe. Nje ndushye kandi ndemerewe, nyemerera unyakire unduhure undengere, kuko ari wenyine niringiye. Uwiteka we Mana yanjye, ni wowe uruhura abarushye, nanjye unyakire uko ndi, ariko ntunsige ukomeze, ugiteka ungirire neza. Umutima wanjye urarushye uraremerewe, ariko ndawukuzaniye ngo wongeremo imbaraga, kuko niringira yuko nawe utabasha gukura umuntu. Nyemerera unkure mu bihe binyugarije, unkure mu mubabaro uruhije umutima wanjye, unkure mu gahinda n'ubwoba bukomeye, ungirire neza ungarukeho mwami mwiza, unyubake kuko ibyansenye ni byinshi. Ngarutse imbere yawe uyu munsi, ndakwiringiye Uwiteka. Ni wowe nifuza, ni wowe nkeneye, ni wowe ntegerejeho ubutabazi. Kubera ko Uwiteka Mana yanjye, nta wundi nishingikirijeho, naratawe narajugunywe, nta muntu n'umwe ukindeba uko bikwiriye, buri wese andeba uko ashaka. Ariko nje imbere yawe mwami mwiza, wowe utameze nk'abantu, udakora nk'abantu. Nyemerera unyakire uruhure umutima wanjye. Ni wowe mwami mwiza ncurura umutima wanjye wose, ni wowe wenyine niringiye. Uwiteka nundengere nungirire neza, reka amahoro yawe agaruke mu mutima wanjye, reka ibyishimo byawe bigaruke mu mutima wanjye, reka umunezero ugaruke mu mutima wanjye. Uwiteka we ni wowe wenyine niringiye. Ndengera Mana Kristo, ndengera, ngirira neza, shenjagura ibindushye, rwanya ibindwanya, shyigikira murengezi wanjye. Dore ni wowe wenyine niringiye, dore ni wowe wenyine nifuza. Uwiteka nyemerera ntumishe mu maso hawe, ntumishe mu maso hawe, undengere kuri uyu munsi, untabare Uwiteka, ungirire neza. Dore mwami mwiza, niwe niringiye, kandi nzi neza ko nawe akwiringiye wakozwe n'isoni. Niwe niringiye mwami, niwe niringiye Uwiteka. Reka undwanirire, reka ungirire neza. Garuramo, ndagushimiye Uwiteka kugaruye amahoro muri njye. Ndagushimiye Uwiteka kungiriye neza mu izina rya Yesu, amen.